Hello everybody, how you doing? Very fine I wish. Nitwa Nuello Okoye. Aha ni kuri Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kuba tuganira ku bindi bintu biteye amatsiko nkuko mumaze kubimenyera kuri channel yanyu. Nizere ko uwakoze subscribe niba utaranayikora nawe yikore aka kanya kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubikoze tukimara kubya-uploadinga. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Tugiye kuza mu bumenyi bw'isi turebere hamwe ibijyanye n'ibirunga, ariko turaza kuba turebera hamwe ibijyanye n'ingaruka ibirunga byagiye biteza ku isi, ariko twibanda ku birunga byagiye bihitana ubuzima bw'abantu benshi. Aha ndaza kukubwira ibirunga bitatu byonyine, ibirunga byahitanye ubuzima bwa benshi, byangiza byinshi ku buryo ibihe byose abatuye isi, amageneration yose azahora yiga ibi birunga haba mu bumenyi bw'isi no mu mateka y'isi kubera ingaruka byagize ndetse n'abantu byahitanye. Reka ngushimire cyane kuba wahisemo kubana natwe, nguha n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, dutangire dusobanurira bamwe muri mwe bashobora kuba bari gukurikira ikiganiro badasobanukiwe neza ibijyanye n'iruka ry'ikirunga ndetse nuko bigenda kugira ngo ikirunga kiruke. Ikirunga ubwacyo ukirebeye inyuma kigaragara nk'indi misozi yose isanzwe, ariko ikibitandukanya n'imisozi nuko cyo gifite ubushobozi bwo kuruka cyangwa kijya kigeraho kikaruka. Ikirunga kiruka byagenze gute? Munsi mu butaka, munsi mu isi, ariko tuvuge munsi y'ubutaka twinjiriye mu kirunga kugira ngo urusheho kubyumva, hasi cyane haba hashyushye ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo hari aho binagera ibitare bimwe na bimwe bigatangira gushonga bikava muri forme y'amabuye bikajya muri forme y'igikoma, ibintu bimeze nk'igikoma. Aha rero isi igiye ifite ibice binyuranye uhereye ku butaka hejuru umanuka mu butaka. Reka tujye ku gice cyo hasi cyane aho twakwita mu mutima w'isi, icyo bita inner core. Aha ni mu mutima w'isi. Tuhave tuzamuke gato, hari igice kigikurikiraho kiri hejuru yacyo gikurikira umutima w'isi, icyo bita outer core. Aha niho byose bibera. Niho haba hari ibi bintu by'uruzi bifite high temperature and high pressure, bifite ubushyuhe bwo hejuru ndetse na pressure yo hejuru. Byatangira gushyuha, ikindi nakubwira nuko biba bigizwe n'ibintu by'uruzi bigizwe n'ibinyabutabire binyuranye. Nakubwira iron, nickel, silicon na oxygen. Ibi ni ibinyabutabire bigaragara muri ibyo bintu by'ibikoma biba byaragiye biturukaho ku bitare byagiye bimeltinga cyangwa bishonga. Ibi bintu rero bitangira gushyira pressure ku bitare bibikikije biri ku zindi kushe zo hejuru yazo. Aha nakubwira nk'iyitwa lower mantle, upper mantle crust, gutyo bikagenda bikomeza. Aha naza oceanic crust na continental crust. Ibi rero by'ubu bushyuhe n'izi mbaraga iyo bimaze kugera ku gipimo cyo hejuru, bitangira gushyira igitutu ku bitare biba bigize izi kushe zo hejuru, bisa n'ibisaba inzira yo gusohoka. Nkwibutsa ko temperature cyangwa temperature, ubushyuhe buba burimo bubarirwa hagati ya degrees Celsius 4500 n'ibihumbi 5500. Urumva ko haba hashyushye biteye ubwoba. Ibi bitare rero iyo bishyizweho igitutu n'uyu mwuka ushyushye n'ubu bushyuhe buba burimo hariya hasi, bigatangira kuneshwa bigasatagurika bitanga inzira, nibwo umuntu atangira kumva ubutaka butigita, akumva urusaku rw'iruka ry'ikirunga, ndetse nyuma inzira yamara gusaduka yagera hejuru ku butaka tugatangira kubona n'ibikoma bisohoka. Ibi bikoma cyangwa se ibi biba bisohoka bita magma biba biri mu bujyakuzimu bubarirwa hagati y'ibirometero 2550 kugeza ku birometero 4750 bitewe n'ahantu ahariho. Ubu nibwo buryo, niyo nzira binyuramo kugira ngo ibirunga byitwa ibirunga kandi ibirunga biruke. Hanyuma rero tumaze gusobanukirwa uko bigenda kugira ngo ikirunga kiruke, reka noneho twinjire ku rutonde rw'ibirunga bitatu bizahora byigwa mu mateka y'isi ndetse no mu bumenyi bw'isi, kuko ari ibirunga byagize ingaruka zikomeye cyane kuri iyi si, byatwaye ubuzima bwa benshi kurusha ibindi birunga ku isi ndetse kandi byanangije byinshi.
Reka urutonde rw'ibirunga turuhere ku kirunga cyitwa Mount Tambora Volcano. Ni ikirunga giherereye ku kirwa cya Sumbawa, ni Sumbawa Island mu gihugu cya Indonesia, cyarutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane hari mu mwaka w'1815, kigira iruka ridasanzwe kubera ingaruka byagize ku bantu. Habayeho iruka rikomeye cyane, amazu amwe arasenyuka kubera umutingito, habaho irekurwa ry'ibyuka bibi cyane, toxic emissions, cyangwa se ibigaze byagiye bisohoka bihumanya byarekuwe n'iki kirunga, byanagize uruhare mu isakara ry'ahantu henshi, bituma hapfa umubare w'abantu benshi. Iki kirunga rero mu mibare yagiye igaragazwa y'abantu baguyemo, berekana ko abantu 90,000 baguye mu iruka ry'iki kirunga cyabahitanye. Ikindi kandi ntabwo ingaruka z'iki kirunga kuba cyararutse zagarukiye muri Indonesia gusa, berekanye ko imyuka imwe n'imwe yakomeje kugenda ibirometero n'ibirometero mu kirere, ihumanya n'ikirere cy'ibindi bihugu harimo nka China ndetse n'ibindi bihugu bigiye binyuranye. Iki kirunga cyitwa Mount Tambora kikaba giherereye mu majyaruguru y'ikirwa cya Sumbawa Island ni mu gihugu cya Indonesia. Kikaba cyararutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane nk'uko twabikubwiye mu mwaka w'1815. Cyagize iruka rikomeye cyane. Aha ikirunga kitararuka ubwacyo mbere cyari gifite uburebure bubarirwa kuri metero 4,300. Ibi bikaba byaranakigiraga umwe mu misozi miremire muri Indonesian Archipelago. Aha ni uruhererekane cyangwa se ihuriro ry'ibirwa. Cyari kimwe rero mu misozi cyangwa se mu birwa birebire muri iri huriro ry'ibirwa bya Indonesia, kubera ko cyari gifite uburebure bwa metero 4,300. Ariko nyuma yo kuruka cyacitseho agasongero kanini cyane kabarirwa kuri metero 2,851, bihita bituma gitakaza uburebure butari buto, kuko berekana ko 2/3 by'uburebure bwacyo bwahise butakara nyuma y'uko kirutse kigacimba umutwe. Dukomereje ku kindi kirunga nacyo cyatwaye ubuzima bwa benshi cyitwa Krakatoa Volcano. Iki ni ikirunga giherereye muri Sunda Strait. Aka ni agace gahuza inyanja ya Java ndetse n'inyanja ngari y'Abahinde. Kakaba gaherereye hagati y'ibirwa bibiri, icya Java n'icya Sumatra. Ni ibirwa byose biherereye mu ntara ya Indonesia cyangwa Indonesia, ni intara yitwa Lampung. Iki kirunga nacyo cyagize iruka ridasanzwe nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye. Ni ikirunga cyarutse, ingaruka zacyo zirenga guturuka kuri cyo ubwacyo n'ibikoma cyarutse n'umutingito, ahubwo binagera ku mazi. Ni ikirunga cyarutse gitsura volume y'amazi cyangwa se ingano y'amazi nini cyane, iragenda iteza tsunami. Iyi tsunami nayo isenya ibintu bigiye bitandukanye, isenya amazu, ihitana ubuzima bw'abantu. Ibi byose haba ibikoma byabyo byahitanye abantu bikanasenya amazu, byaba umutingito wasituye cyangwa wagushije amazu, yaba iyi tsunami, byose ni ingaruka zatewe n'iki kirunga. Cyarutse ku itariki 26 hari mu kwezi kwa munani 1883. Kugira ngo wumve uburyo iruka ry'iki kirunga ryateje ibibazo bikomeye cyane mu bijyanye na tsunami cyangwa se gutsura amazi agatera abantu, icyo twita sea level cyangwa se ikigereranyo aho amazi y'inyanja bagera. Nyuma y'uko iki kirunga kirutse kigatsura amazi, cyahise giteza ukwiyongera kw'amazi ku butaka, hiyongeraho metero 41 above sea level. Ni ukuvuga ngo cyateje umwuzure ufite uburebure bwa metero 41. Ni nk'uko wafata ikiyaga gifite ubujyakuzimu bwa metero 41 ugahita ugitereka ahantu hatuwe n'abantu. Iki kirunga rero nyuma yo guteza ibibazo byose, byarangiye gihitanye ubuzima bw'abantu babarirwa ku 36,000 n'abantu 417. Urumva ko ari benshi cyane. Iki kirunga rero nyuma y'uko kimaze kuruka, cyaje guhita nacyo gisa nk'igicimbutse umutwe, gicikamo ikinogo. Nyuma yaho haje kuvuka ikindi kirunga ariko gito ugereranyije n'icyari gihari imbere. Iki rero bahita bakibatiza izina bakita Anak Krakatoa, bisobanuye the son of Krakatoa cyangwa se umuhungu wa Krakatoa. Urumva ko cyararutse kirangirika nacyo ubwacyo gisa nk'igisenyutse, ariko nyuma hirema akandi karunga gato muri cyo bahita bakita umuhungu w'ikirunga cyari gisanzweho. Urumva ko n'ubuzima bw'abantu benshi bakomeje gupfa bazize iruka ry'ibirunga.
reka urutonde rwacu nk'uko nabibemereye ko ari ibirunga bitatu turusoreze ku kirunga cyitwa Yellowstone volcano. Ni ikirunga giherereye muri Yellowstone Nation Park. Iyi ikaba ari parike iherereye mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi ikaba ikora no ku majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Wyoming, ndetse ikanakomeza ikagera muri leta za Montana na Idaho. Iki kirunga ni kimwe mu birunga byagize iruka ridasanzwe ndetse rinafatwa nk'iry'ibihe byose kubera ubukana nacyo cyari gifite, nk'uko byagiye bitangazwa n'amakuru yatangajwe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku isanzure cy'abanyaburayi ESA, the European Space Agency. Iki kigo cyatangaje ko iki kirunga cyitwa Yellowstone volcano giherereye muri Yellowstone Nation Park muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarutse cyangwa se giheruka kuruka mu myaka 640 ishize. Aha wakwibaza uti ko giheruka kuruka kera. Bagaragaje ko ni ikirunga cyarutse, ndetse kumwe twavuze ko ibirunga biruka bimwe na bimwe bigasa nk'ibisenyutse bigacika umutwe hagacikamo ikinogo. Cyacitsemo ikinogo gifite uburebure bwa kilometero 75 ndetse n'ubwaguke bwa kilometero 45 ku mutwe wacyo. Ibi ni ibyaje kuba bitangazwa n'ibigo binyuranye, harimo kiriya cy'ubushakashatsi bw'isanzure cy'abanyaburayi the European Space Agency, ndetse n'ikigo cya NASA cyitwa JPL, Jet Propulsion Laboratory. Aha iki kirunga bagihaye title cyangwa se bagikrasa mu cyiciro bacyita super volcano. Impamvu bakise super nuko ni kimwe mu birunga hagendewe ku bwoko bw'ibirunga kiba gifite iruka ridasanzwe rishobora no guteza ibindi byago bihambaye ugereranyije n'ibindi birunga. Ntikibiteza igihugu giherereyemo gusa, kikaba cyanabiteza isi muri rusange, aho berekanye ko iki kirunga kiramutse kigiye kiruka kenshi gishobora guteza ibibazo iyi si dutuye muri rusange, ndetse kikaba cyanatangiza icyo twakwita irimbuka ry'ikiremwa muntu ku isi mu buryo bwa burundu. Iki rero ni ikirunga gifite iturika ridasanzwe mu gihe kiri kuruka, ariko nanone kikaba kigira iruka ribaho gake. Mu bushakashatsi bakoze berekanye ko mu myaka 2,100,000 iki kirunga cya Yellowstone volcano cyarutse inshuro 3 gusa. Nizo nshuro zizwi cyarutse mu myaka 2,200,000. Urumva ko iki kirunga kuruka kwacyo biba gake, ariko kikaba ari ikirunga gifite iruka rifite ubukana buteye ubwoba cyane. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Nuello Okoye, channel yanyu yitwa Nuello Okoye Space, niho tuzajya tuganirira byinshi by'amatsiko. Turacyabategurira n'ibindi biganiro bigiye binyuranye, muzagenda mubibona kandi muzanyurwa. Shyiraho commentaire, duhe igitekerezo, ibyo wifuza ko twazaganiraho ujye ugirira amatsiko. Duhe igitekerezo ku mikorere yindi wumva twashyiramo bikarushaho kubanogera. Ibyo byose ni ingenzi. Hanyuma ukore subscribe, twagura umuryango wacu. Ikindi ukore share, bigere kuri benshi, turushaho kwaguka. Ndabashimiye cyane. Nitwa Nuello Okoye. Aha ni kuri Nuello Okoye Space. Bye bye. God bless.